Haleluya. Uwiteka kugirire neza, Imana yo mu ijuru gukomereza amaboko kandi guha umugisha, ngo uhaye ikaze muri uyu mwanya w'urugamba w'intambara yo mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo nkwibutse ko tubaho ubuzima ariko bw'urugamba bwo kurwana duhangana. Ababizi barabizi, ariko nawe niba utabizi ndagira ngo uyu munsi ubimenye. Menye ko ubuzima tubaho mu buryo bugaragara ari umusaruro w'ubuzima tuba twabayemo mu buryo bw'umwuka butagaragara. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tubaho turwana urugamba kandi turwana n'imyuka mibi, n'imyuka itagaragara. Mu Efeso igice cya 6:12 somye Bibiliya yera haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo dukirana n'abantu, ntabwo turwana. Hari izindi version z'ikinyarwanda zivuga ngo kuko ibyo turwana nabyo atari abantu, ahubwo ni ibinyabutware, ni ibinyabushobozi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu biciriritse, ntabwo ari ibintu bitoya. Ni ibihangange bitegeka y'isi y'umwijima, ari byo zangabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Iyo ni indi version y'ikinyarwanda y'uwo murongo. Ibyo turwana nabyo ntabwo ari abantu. Nitwinjira muri urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, umenye ko atari abantu duhanganye nabo, ntabwo ari abanzi bacu, ntabwo ari abo tutavuga rumwe, ntabwo ari abo tutumvikana, ntabwo ari abo dukorana dushyamirana, ntabwo ari abakoresha bacu batadukoresha neza, oya. Ahubwo umwanzi wacu abo turwana nabo ntabwo ari abantu, ahubwo ni ibindi bintu, ni ibinyabutware, ni ibinyabushobozi, ni imyuka. Ntabwo turwana n'abafite amaraso n'umubiri. Hari indi version ivuga ngo erega abanzi turwana nabo si abantu. Umwanzi wacu, umwanzi wawe wa mbere ntabwo ari umuntu mutumva ibintu kimwe cyangwa mutabona ibintu kimwe, ahubwo abo turwana nabo ni ibikomangoma, ni ibihangange, ni abagenga b'isi y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Inshuti muvandimwe rero uteze amatwi, ndagira ngo mu gihe twitegura kwinjira mu rugamba rwo mu buryo bw'umwuka, utegure umutima wawe kandi wambare intwaro, wambare wikwize kugira ngo twinjire muri uru rugamba, kugira ngo ubashe guhangana n'imyuka mibi, kugira ngo ubashe kurwanya abo badayimoni, ubashe kurwanya Satani, ndetse urwanye umubi, urwanye iyo myuka yose irimo ivugwa ahangaha. Kandi ndagira ngo uzirikane neza ko igihe winjira muri uru rugamba ntabwo ugiye kurwana n'ibintu byoroheje, ntabwo urwana n'ibintu biciriritse, ariko dufite amahoro, dufite gukomera, dufite gutsinda kuko dutsindishirizwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Urugamba turwana rero yamaze kurutsinda, twebwe turarurwana gusa, turarurwana, ariko umutsinzi wacu kandi uduha gutsinda ni Yesu Kristo. Turi mu ruhande rwe rero, kandi ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntacyo abasha kudutwara, ndetse ibitadushobokera twebwe nk'abantu kuri we birashoboka, ndetse bigashoboka byoroshye cyane. Ngo uhaye ikaze rero mu uyu mwanya wo kugira ngo twinjire mu rugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Tugiye gusenga amasengesho, ariko ntabwo ari amasengesho asanzwe gusa, ahubwo ni intambara, ni ugushoza intambara mu buryo bw'umwuka, ni ukugaba ibitero mu buryo bw'umwuka kugira ngo tugarure, dufate miri kandi twigarurire ubutware, twigarurire amatware umwanzi Satani yatunyaze, tugaruze ibyacu umwanzi Satani yafashe mpiri, tuvaneyo kandi tuzane ibyacu ndetse n'abacu umwanzi Satani yagiye yigarurira. Hari ibyawe umwanzi Satani yibye, hari umugisha wawe umwanzi Satani yafatiriye ndetse yafashe bugwate. Niyo mpamvu tugomba kwinjira muri urwo rugamba rwo mu buryo bw'umwuka kugira ngo tugaruze ibyo byose mu izina rya Yesu. Tegura umutima wawe rero kandi wambare intwaro zose z'umwuka kugira ngo winjire muri uru rugamba wikwije. Icyo ngusaba ni ukuvuga amen, ni ukwakira, ni ukwemeza, ni ukugendana nanjye, ni uguhamya mu mutima wawe ndetse ukizera mu mutima wawe ko uko ubyumva, uko tubyatura, uko tubivuga, ariko uri kubyumva ndetse ariko uri kubyemera, kandi uko ubihamya ndetse n'uko ubyizera mu mutima wawe, ibyo ngibyo biraza kuba byo, biraza kuba ukuri, kubera ko umutima wawe niwo wizera. Kandi iyo wizeye, ukwizera kwawe uko nguko niko kuguhwaniza gukiranuka. Mu izina rya Yesu rero ndagira ngo dutangire urugamba kandi twinjiye muri urugamba rwo mu buryo bw'umwuka
dufite kudashidikanya ko Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu, ndetse ubwami bw'ijuru buri mu ruhande rwacu, ingabo zose z'ijuru ziri mu ruhande rwacu kandi ziteguye kuturwanira ndetse ziri kumwe natwe, ndetse intsinzi iri ku ruhande rwacu. Turarwana urugamba ariko mu by'ukuri umwami wacu yamaze kudutsindira. Nje mu izina rya Yesu wazutse, umwami wanjye kandi umwami nkorera, kandi ndahamya ko amavi yose azamupfukamira, yaba y'ibyo mu ijuru ndetse n'ibyo mu isi ndetse no munsi y'isi. Kandi ndahamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese himbazwe mu izina rya Yesu. Ndahamya kandi ndatangaza ko nogejwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Maraso ye niyo amvuganira nje n'umuryango wanjye. Ndahamya nshize amanga ko nacunguwe n'umwami wanjye kandi ko nta rubanza rundiho mu izina rya Yesu. Ndatura kandi ndashimangira ko iby'Imana yagambiriye gukora mu buzima bwanjye, ku muryango wanjye, mu kazi kanjye, ku muhamagaro wanjye no mu byo nerekezaho amaboko, ibyo nerekezaho umutima n'imbaraga byose biganza kandi bigatsikamira cyane ibyo Satani agambirira byose mu izina rya Yesu. Nciye iteka kandi ndatangaza ko muri urugamba rw'umwuka nta ntwaro n'imwe yaba y'abantu cyangwa ibintu cyangwa imyuka itagaragara yacuriwe kundwanya iri bugire icyo intwara mu izina rya Yesu. Ndambara intwaro z'umucyo mu izina rya Yesu, ndetse ndambara umwami Yesu ngo mpagarare nshikamye nikenyeje ukuri kw'ijambo rye rizima. Ndambara gukiranuka kwe nk'icyuma kinkingira igituza. Ndahamya nshize amanga ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana ihoraho, kandi uwo nizera ntashidikanya bikambera ingabo inkingira imyambi yo mu izina rya Yesu. Ndambara impano y'agakiza naherewe ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo, umwana w'Imana, ngo kambere ingofero itwikira ibitekerezo byanjye. Ndishingikiriza ku ijambo ry'Imana ngo rimbere inkota ityaye mu ntambara zose ndwana n'isi, umubi ndetse na Satani n'umubiri. Ndafatamira kandi ndakubita hasi impaka zose z'ibintu byose byishyiriye hejuru kurwanya imigambi y'Imana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ibitekerezo byanjye ndabyegurira Yesu Kristo ngo bigengwe nawe kandi biyoborwe nawe. Ndatura ko gusigwa n'Imana bikuraho agahato kose k'abadayimoni mu buzima bwanjye, kandi ko ubugingo bwanjye, umutima wanjye ndetse n'umubiri byanjye bitangira gukora nk'uko biri mu mugambi w'ijuru mu izina rya Yesu. Ndatura gukira, kuzura umwuka no kugira ubuzima buzima. Ndaheza kandi ndirukanira ku uburwayi bwose no gukenyuka kose mu izina rya Yesu Kristo. Kizeho inkike z'ijuru n'imipaka itarengwa n'umwanzi, kandi ndemerera ubutware bw'ijuru ngo buganze kandi butegeke ibibera muri izo nkike ndetse n'ibimbaho byose mu izina rya Yesu. Ndavuguruza kandi ndatesha agaciro buri mwanzuro wose n'ibyemezo ndetse n'imigambi y'imyuka mibi binyuranye n'ubushake bw'umwami Imana ku buzima bwanjye, ku buzima bw'umuryango wanjye, mu kazi kanjye ndetse no mu mirimo y'amaboko yanjye mu izina rya Yesu. Ndaburizamo guca iteka n'ibyemezo ndetse n'imyanzuro ntakuka by'abadayimoni ku muhamagaro wanjye, ku buzima bwanjye, ku muryango wanjye, ku buzima bw'inshuti zanjye ndetse n'ubwabo dukorana mu izina rya Yesu Kristo. Ndafatamira kandi ndigarurira inzira zose z'ikirere. Ndahagarika imyuka mibi y'uburyo bwose y'ahantu ho mu kirere mu izina rya Yesu. Ndambura umutwaro w'imyuka mibi. Ndemerera Mikayeli umutwaro w'abamarayika ndetse n'ingabo zose z'abamarayika ngo bahangane n'ibitero by'uburyo bwose bya Satani. Ndamwaturiraho kuneshwa no kumanika amaboko ndetse no gutsindwa ubutajurira mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagira ijuru n'abamarayika ngo bandwanirire kandi baneshe, barimbure kandi basenye ingabo zimpagurukiye z'imyuka mibi zose. Ndatangaza kurindwa n'ijuru njye n'ibyanjye ndetse n'abanjye, kandi ndahamagara ingabo z'inyembaraga kurusha izindi ngo zigote ubugingo bwanjye, ngo zigote akazi kanjye, zigote umuryango wanjye, zigote abo dukorana ndetse n'inshuti zanjye mu izina rya Yesu. Jehova Gibar, Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Fata ingabo nto nini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, uhagarika abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe mu izina rya Yesu. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Kandi marayika w'Uwiteka abirukane inzira yabo y'umwijima n'ubunyerere, kandi marayika w'Uwiteka bagenze, kuko bantega imitego nta mpamvu, kandi bagacukura urwo ubugingo bwanjye ku busa. Kurimbuka ko batungure mu izina rya Yesu. Umutego bantezo uri gushukana mu izina rya Yesu, n'urwo bancukuriye barugwemo barimbuke. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, kandi nzishimira agakiza ke. Haleluya. Ndatura kandi ndatangaza ko Uwiteka ari igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira, n'umukiza wanjye, n'Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye. Niwe nzahungiraho, niwe ngabinkingira n'ihembe
ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Haleluya. Uwiteka ni wowe nkomereza intambwe, urampagarika ngakomera, ibibi n'ibingerageza ubinyuzamo nemye, izina ryawe rishimwe. Ni wowe unshyira hirengeye ukandwanira urugamba ngo ndusheho kubona ukuboko kwawe guhambaye rwose. Haleluya. Amaboko yanjye urayakomeza nkabasha kuvuna imiheto y'ibyuma mu izina rya Yesu. Urutare mpagararaho ngakomera, kandi ni wowe gihome kinkingira. Ukuboko kwawe niko kungira umutsinzi nkanesha abanzi banjye, ubacisha bugufi imbere yanjye bakikubita ku birenge byanjye. Abandwanya bose bagwa imbere yanjye kandi ntibongere kubyuka. Ndahamya ko Uwiteka ari wowe umugisha kandi ukanshoboza byose mu izina rya Yesu. Si kubw'imbaraga zanjye oya, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera. Umwanzi nampagurukira Uwiteka, ujye uhagurukira kumurwanya mu izina rya Yesu. Ndaburizamo kandi ndasenya ibindi bikorwa byose bya Satani yagambiriye ngo arwanye ubuzima bwanjye, arwanye umuhamagaro wanjye ndetse n'umuryango wanjye mu izina rya Yesu. Ndavuguruza kandi ndahagarika kwivanga kose no kubangamira umugambi w'Imana ndetse no gutinza imigisha y'Imana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndarwanya inama n'imigambi Satani acurira ubugingo bwanjye, kandi ndahamagara ijuru ngo rikureho ibikorwa byose binyuranye n'igeno ry'ijuru ku buzima bwanjye, akazi kanjye ndetse n'umuryango wanjye mu izina rya Yesu. Ndahambira ndetse ndacyaha agasuzuguro kose ka Satani n'abadayimoni, ndetse ndahagarika igenzura ryose Satani akorera ubugingo bwanjye, kandi ndatesha agaciro ibikorwa bye byose. Ndatura hasi imitwaro yose n'agahato by'umwanzi, ndiyambura ibitekerezo bibi bishingiye ku guhemukirwa, gutenguhwa ndetse n'agahinda mu izina rya Yesu. Byose ndabikorera Uwiteka kuko anyitaho, kandi ndatura ubutsinzi mu ntambwe zose ntera no mu byo nkora byose mu izina rya Yesu. Ndategeka kandi ndatura ko amaraso ya Yesu ambohoye ku bihango, ambohoye ku masezerano, ambohoye ku minyuru n'ibimbata byose binyuranye n'umugambi w'Imana. Ndamenagura inkuta zose zizitira cyangwa zitinza gusohora ku mugambi w'Imana. Ndatura kubohoka ku mivumo ya karande, ndatura kubohoka ku mivumo y'imiragano, ndatura kubohoka ku mivumo ya Satani n'abadayimoni. Ndacagaguza inkota n'amaraso, imigozi itagaragara mu izina rya Yesu ibohanyiriza roho yanjye ku zindi mu buryo bw'ibyaha. Ndatura ku bugingo bwanjye kubohoka ku ngoyi zose zigenda zihererekanywa, haba mu buryo bw'umubiri, haba mu buryo bw'ubusabane, no mu buryo mbamutima, no mu bundi buryo bwose ntabasha kumenya. Ndabangamira imyuka yose igambirira kugenza ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu, kandi ndatesha agaciro amasezerano yose n'ibihango nagiranye n'isi y'umwijima, haba mu buryo buzwi no mu butamenyekana. Niyeguriye ijuru ngo mbohorwe naryo. Data tegeka uganze kandi utunganye ibyanjye byose mu izina rya Yesu. Ndatura kandi ndatangaza kugotwa n'inkike zaka umuriro mu ijuru z'ijuru, ngo imbaraga z'umwijima n'imyuka mibi y'uburyo bwose itabasha kungeraho mu izina rya Yesu hamwe n'abanjye, kandi ngo izo nkike zidukingira ubukana bw'umwanzi n'indi myuka mibi n'abadayimoni, ngo ntibibashe kutugenzura mu isi y'umwuka, kandi ntibashe no gucengera muri izo nkike ngo itugeraho mu izina rya Yesu. Ndatura kandi ndatangaza ko mwuka w'Uwiteka uri kuri njye. Haleluya. Mwuka w'ubwenge no kumenya, kuyoborwa n'ijuru no gutinya Uwiteka, uko nkomeza kujya imbere ndushaho gukomezwa n'ijuru, nkaguka mu bumenyi ndetse no gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Ndaburizamo ibitekerezo, ndaburizamo imigambi n'ibishuko bya Satani ibyashyiriraho gutega umutego ubugingo bwanjye, nubwo abafatanya nanjye gusenga, nubwo abansengera, n'ubugingo bw'abakorana nanjye cyangwa b'Imana yashyize mu buzima bwanjye kubwo gusohoza umugambi wayo. Haleluya. Ndarwanya byimazeyo ubucakura bw'umubi, kandi ndahagarika ishimutwa ry'ibitekerezo biva ku Mana, amayerekwa ndetse n'ihishurirwa, ubuhanga n'ubumenyi, ubwenge no gusobanukirwa biva ku ntebe y'ubwami bw'Imana, cyane cyane bigamije gushyiraho no gushyigikira no kwagura no gushimangira ubutware mpabwa n'ubwami bw'ijuru ku isi no mu ijuru, ndetse n'ibizira kuzuza umugambi w'Imana wo gucungura ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Ndahagarika ingamba zose z'umwanzi zigamije kuyobya, kurindagiza no gusenya ubuzima bwanjye, kuko icyatumye umwana w'Imana yerekanwa kwari kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ndarengera imbibi zose mu izina rya Yesu, imipaka n'ibicanenge byashyizweho na Satani ku buzima bwanjye, kandi ndatura gusenyuka kw'ibihome n'inkuta zitagaragara mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ijuru ngo rice iteka ku mirimo yose ya Satani ndetse n'iy'abadayimoni. Ndavuguruza kandi ndatesha agaciro, ndatatanya kandi ngakuraho, ndetse ndanyuranya ibikorwa byose na gahunda, imigirire n'imikorere bya Satani yashyiriyeho kwigizayo, kurwanya, kuvangira, guhakana cyangwa se gukerereza imigambi n'intego by'Imana.
ngo bitihuta bigatebukira gusohora mu gihe Imana yagennye mu izina rya Yesu. Ndahagarika ihindurwa ryose ry'igihe n'amahame Imana yashyiriyeho kuyobora ubuzima bwanjye, ku muhamagaro wanjye ndetse no mu buzima bwanjye n'abanjye mu izina rya Yesu. Ndagendera mu bihe n'igihe Imana yangeneye kandi nshikamye mu bushake bwayo kuri njye, ko nzaba umutwe ntazaba umurizo mu izina rya Yesu. Ndatura kwaguka no kuzamurwa mu ntera. Uwiteka aguhe umugisha, akurinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso he, Uwiteka kugirire neza kandi Uwiteka kurebe neza, Uwiteka aguhe amahoro, Uwiteka aguhe gutahuka n'intsinzi, Uwiteka aguhe kuba umutsinzi, Uwiteka akugirire neza, Uwiteka aguhe kumushima, Uwiteka aguhe kumukunda byisumbuyeho, Uwiteka akomeze kuguhundagazaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.